Wallahi wallahi gitumo mwari muyikumbuye one more time. Check. Niho ngwino ataza kutureba ataza kubona ngwino vuba bata ngo gitu wewe uje marakoze cyane gufungura batomeze gute papa nambwiye ko mvumvukana n'ikintu cy'ikimara kitagira ubwenge muzi ntago areba ko batipe baje kubaza wateye ivi ryari sinabimenya ndeba hano naje hano gukora iki niba warateye ivi ngo naje gusenya ariko se undi bakti ko nawe wagira ngo ugira ikibyimba mu mutwe umuntu w'umujama nakukumbwira ibintu byari kugutwara iki wa wundi wamwambitse impeta wingu yarari he je wambika impeta wa wundi wingu yarari he yarahare tu nawe ciye natware kwanza singaruka hari igihe utazi ko abakobwa ari n'abasaza ashobora no kugenda akazana esanse akadutwikira muri iki tugire vuba tugende papa. Yes, big towners mumeze gute? Another day, another time. Yes, salama. Bari n'abafana bimeze neza cyane. Wallahi gitumo mwari muyikumbuye one more time. Anze muceceke. Nimba nakwicara hano nkabiganira fresh kwanza nkabiganiza abantu banje. Mbata muramuzi. Mbata numukozi wo kuri Flash FM. Flash TV n'umukomedie uyu Mbata aheruka gukora ikintu cyitwa kwambika impeta mukobwa ariko niwe wafukamye akamwambika impeta. Ibi byose n'ibindi byinshi bimeze gute tumugwe gitumo atuye kuri karitiye bamaze kunshonesha ahantu atuye. Let's go my people. Yeah. This is Big Town TV. Gitumwe mwari muyikumbuye 444. Let's go man. Yes, uyu Mbata ngira ngo mwamumenye. Ni byinshi byo kumubaza atuye mu tugeto twa hano nimba bahita gute mbari kimihurura. Izi karitiye murazibona ari imbere ni karitiye Kigali yarubatse bari ama etage manini ariko hano ho sinzi cyabaye. Mbata nawe ukaza muri ututuzu twawo atuye muri aka kazu. Noneho amabati yo uyakoraho izindi nzo mabati yabari kure cyane ariko hano ni mo hano cameraman ngwino hano niyo kwa Mbata ciceka niho ngwino ataza kutureba ataza kubona ngwino vuba Mbata ngo gitu ese twabikora hodi yes salama Mbata beze gute papa izi boxa mwazanitse ahantu hose papa boxa hose wewe uje marakoze cyane gufungura batomeze gute papa nambwiye ko mvumvukana n'ikintu cy'ikimara kitagira ubwenge muzi ntago areba ko batipe baje umuti w'umunsi urongo singwe umva ko arimo kwiyogereza ibyo wakomeje si gahunda za n'akabieri ku ruhande usaza abarimo kwiyogereza ibyo mbona kabieri urabisoje man Mbata ngwino ari kumwe nande se munzu injire kabisa no agenda umuntu bari kumwe kabisa nawe right ubyibwe harya bakwita nde papa Billy niga se ko ari koza ibyombo ukabori none muzi yaramujama rero amazi imigiye yigira ibintu ariko muzi ndaza ko umuti uyu munsi wamwa kabisa bana kabisa tu ariko mwe mubyuka muri kwinywera tu
abantu ibi nibisanzwe kabisa ibi nta birenze kabisa mu iki gitondo yeah ari kumwe na Ese muzi kuri mu babes ariko sinzi ni karibu ariko akenje reka tugende vuba yes Mbata wese wiruka mu nzu bimeze gute baba ni fresh kabisa amakuru ni meza ndakubona nagutunguye ariko mwana nawe ibintu ngore ntago sawa kabisa arya utuni twatubindi twabarozi ntago twabarozi n'uducuma n'uducuma matwurwagwa akabanyweramo kagana agacuma karinganiza imiryango ibintu bakabyumva kimwe ariko sha wemera akabieri kuva hariya mu byombo akabieri umuniga twasanze ari badufungure nawe akabieri umusista nawe hano ndabona uyu ni se ninde itu n'umusheri wanje tu umusheri wanje utangiye kudidimanga papa n'umusheri wanje tu n'umusheri wanje ko narimo kureba twemerewe kumuvugisha se nta kibazo umusista yo amusanze mu nzu tutavuganye byaba ari amakosa sister makuru imeza ko wiriye cyane ibisanzwe wabyutse none yego numva nari mfite inyota sheri yari yaneguriye icyo kunywa Mbata ni sheri wawe yego ko namubaje ngo yiriya ninde atangiye kudidimanga ngo ni nanjye ndi kwibaza impamvu adidimanga kandi mpari ubwo nari niteguye kuvugisha ukuri n'umusheri wawe yego mumaranye igihe kingana gute 3 years yeah mukundana yes fresh sana noneho nashaka kubaza akantu kamwe sheri kubera iki arimo koza ibyombo umugore yiryamiye ku ntebe yashatse ko nduhuka kandi n'uburinganire rero yagiraga yumve ibintu njya nkora ise biba bimeze bite nawe yahisemo kubikora kugira ngo ejo bundi naba narwaye nagize ikindi kibazo nawe ajya bikora nta kibazo n'uburinganire noneho umaze kwikubitaho n'aka make up n'amahereni bikimeze fresh umugabo ariko azi ibyombo n'uburinganire niwe wabimbwiye yabinsabye sasa wowe kubera icyo wicaye gutya kandi ingenzi abanyafrika abagore b'abanyafrika bo barakora cyane turakora wenda uyu munsi nibwo usanze ntabirimo ariko mu kanya kari buze ushobora gusanga nabisubiyemo yego reka nzi umbwire nawe fresh kwanza egera hano hafi ya sheri ukuntu bikorwa tujya ibihe ubona hano ngire mbana petit frere wanjye iri wadufunguriye urabafunguriye tugira igihe cyo gukora amasuku cye nanjye nka ndi munsi kabikora nta gikuba cyacitse so nk'uyu nguyu nawe kuva yaje agasanga ninjye mbirimo so ntagomba kubikora tu nta kindi ariko mubyuka utubyeri ku gacuma hariya izi ni swaga tu za gisani tu ni swaga za gisani uri ugiye kuba raperi wasanga bashyizeho ikintu kimeze gutya icyo kintu ni igiki usanga bari kunywa cya kintu cya gihingo basigaye bakoramo imiti ariko twebwe tutari abaraperi tugomba kunywa ibi ngibi nibyo tubashije sheri se mumaranye igihe kingana gute mukunda tu ni imyaka 3 ese ntabwo basi agatima nago kari gukubita ngo po kubera ko twakuguye gituma uri kumwe na sheri ntabwo bato Mbata uheruka kwambika impeta umukobwa ngo niwe wapfukamye ntabwo bizi se ndarota cyangwa ntabwo arabikubwira nibyo ni muri filime banza utuze kwanza gato ndabuva nawe umutima ngo ni pu nibyo arabigusobanurira Mbata se sheri ntabwo arazi ko wambitse impeta umukobwa donc urumva nkamwe urumva mu bintu mukoze namwe sinzi ntabwo wigeze wambika umukobwa impeta twari kuvuga n'iby'ibyombo byo nabyo wenda wamfashe ndi kubyoza byo ntaribi ariko si by'abakobwa byo bizanye te bacteria ndakubaza wateye ivi ryari sinabimenya ndeba hano naje hano gukora iki niba warateye ivi niyo mpamvu nkwaka telefone ukayinyima bambe gihungu
wateye ivi ryari termi mbwira intambara reka bigusobanure mbata wabikoze gute ariko se Bakti wa je nabibonye no kuri YouTube birahari yate izi story waziretse tukazihoreza ingizi story oya ntago ndimo kukwicira ariko nyine byaragaragaye n'abandi barabibonye rega Bakti ibingibi ntago ari samani ngiye kabisa ashyiramo imyaka bumva ibyo bintu uri kuneza mu baby barakubeshyera nese wowe urabizi barakubeshyera wowe wigeze ubibona ndashaka telefone yawe nona telefone yanjye irarwaye ntago sasa rero akanjye nawe kagiye kuba ya fanta wampaye ubu nayikuru ciye natware kwanza singaruka Sister umva bimeze gute umva ngwino acha we sister wako yadufungiranye hanze none turasohokamo gute ngwino sister harya witwa nde harya witwa nde ibintu birakaze wadufunguriye turataha gute yanagiye urugi turarumena tu ntacyo tugaruke kwanza mbatahise tubwiza ukuri papa ye baba we mbabarira ariko ntago naje gusenya ariko se undi Bakti ko nawe wagira ngo ugira ikibyimba mu mutwe ubu umuntu w'umujama nakukumbwira ibintu byari kugutwara ikigo ariko sasa kariya ka video kaje kuri YouTube ntago ugeze kabona Bakti nawe waba wangije ibintu byinshi man sasa uyu mushiri wawe mumaze igihe kingana gute mukunda nyine tumaranye igihe kinini tumuka kugana imyaka 3 wa wundi wamwambitse impeta wingu yarari he je wambika impeta wa wundi wingu yarari he yarahari tu nawe ntago yigeze ubimubwira ntabwo nabimubwiye ubwo nta nubwo byigeze bijya hanze mu itangazamakuru twarabihishe cyane byaragiye hanze nje nabibonye nabikuye nyine abantu bake barabimenye ariko abandi ntabwo bigeze bimenya mba nta bintu bikaze kandi noneho ko akazi ko nkora na filime mba nabimbaza nzanabimusobanurira n'ubundi uzamubwira ko ari filime ariko arayimwambitse by'ukuri Bakti ibintu bya papa ufite amakosa ibintu twe kumenya kubiganira ibi ngibi byo tubyihorere bakumenyeho gafanta wallahi pole sana so nkoze se pole sana papa yanagiye yanadufungiranye ari urugi tujye kugenda sinzi ko turi bigenza ari oya ari igihe utazi ko abakobwa ari n'abasaza ashobora no kugenda kazana essence akadutwikira muri iki tugire vuba tugende papa tugire vuba rwose njye icyo nashaka kubaza ni cyane icyo nashaka kubaza ni kubijyanye na wa mukobwa umwe wambitse impeta so Bakti yabyo ura mukobwa reka twaye kubivugaho byarangiye gute se nyine ibyo tubyihorere bizagira igihe cyabyo kuko nicyo bikoze urakibonye none bidakora ibindi bibi cyane kurenza ibyo ngibyo kuko dufite ibintu byinshi byo kuvuga nk'umuhanzi nk'umukomediye twavuga ibindi biriya tukabyihorera haryo bukomedi wawe utangiye ryari maze imyaka 11 nkora komedi ninde wagushyizemo njyewe nagiyemo buriya muntu wa mbere nakundaga cyane nakwita Rumodo wanjye ari Kanyombye so numva nagiye muri komedi Rumodo wanjye nkurikiye Kanyombye duturanye ara mu rugunga waba ari Gikondo nanjye wacu ari mu rugunga nkakunda donc kumugenderaho tu none Flash TV Flash FM bakuvumbuye gute wakoranye watangiye gukorana nabo gute okay ngiye ntangira gukorana na Flash ngiye nize electronique nagiye gukorana na Flash nkora nari umutekinisiye wa radio ninjye wari uhagarariye tekinike ya radio icyo gihe noneho baza kugira ikibazo cy'umunyamakuru wagiye nasa sinzi n'ubyibuka wawundi from Uganda ndabyibuka icyo gihe nawe wari ukiva muri Flash agiye rero icyo gihe nanjye nari nsimbuye witwaga Pajo kuri tekinike yari ndi kuyihagararira mbazanira umunyamakuru uza gusimbura nasa muri icyo kiganiro noneho boss akumva nzi ndamupresenta neza kurusha uko we yipresenta arambwira ngo mujye mukorana tutangira gukorana gutyo ariko mu gihe runaka aza kubona ko
tutakomeza gukorana muri iki kiganiro cy'ikigande dore ko atari n'ururimi rwanjye rwo kavukire noneho njya mu kinyarwanda nkora ikiganiro cya country music n'urwenya navugaga amakuru ya country music nkafite no story dusekeje cy'iminota 45 nyuma ya Hot 7 at 7 havagamo Paxson nkahita ninjiramo kwa gatatu no kwa kane Boss Kamanzi araho databuja uyu mugabo ni umugabo mwiza cyane twarakoranye nawe ndabizi warahayageze hari abantu nasanze kuri Flash iyo myaka ya kera mbasigaho baracyahari Theo Barasa aracyahari kurungura byaramunaniye gukora kurongora byaramunaniye kwambika umuntu impeta byaramunaniye bari bavuze gute akumvishe ngo kandi asigara umuyobozi kandi nizangora uzanyiruka Theo Barasa yakoze iki uzanyirukanisha ngo kurongora byaramunaniye ariko si cyo kinyarwanda ariko nese si kinyarwanda ari abikora ntago arakora mariage back Theo Barasa so niyo mpamvu rero baramubwira iki se ibintu bikire mu nzu zawe tazanyiruka ibyo ndaza kubikatinga nta kibazo so turacyagendera ku rugendo rwanjye rwa comedy nyuma mba muri Flash nza gukora ikintu cyitwa The Friday Wala Wala na Man Ibra tukora The Friday Wala Wala ariko noneho hari umupapa umwe witwa Remy yakoraga muri Stereo icyo gihe ndamuzi cyane Remy ni wande komanze kuri Ego TV arabati hari umukomedienzi w'umuhanga aratuje ariko yasetsa abantu kandi bikagenda neza ande komanda kuri Katende Ruyombye nyiri Yego TV nkiri muri Flash still arampamagara mpa test arambwira ati nshaka gukora ikintu kimeze gutya no atubwo nakora ikirenze iki ngiki arambwira ati bikore bacana kamera hari 3 bararecordinga na actinga neza cyane bahita bampakaza uhamaze imyaka ingahe kuri Yego TV icyo gihe nahamaze igihe yamaze iza kugenda nyuma ya Yego TV Flash nari imifungura televiziyo yayo bati cyakirana gukora kuri Yego TV ngo ntugikorana kuri Flash kuko n'ubundi still umuntu wacu nkomereza kuri Flash haraga film uri gukora muri Messi reka Flash kwanza tuyisimbuke gato kitwa gute Professor Mbata muri kaminuza actually icyo bishatse kuvuga iriya filime ivuga ku bijyanye n'uko umuntu ashobora kwerekana karakteri z'abarimu muri kaminuza karakteri z'abanyeshuri muri kaminuza uko bitwara kuko uburyo bitwaramo usanga bitari sawa cyane ugereranyije nuko biba biteganyije tuvuge nk'umubyeyi arigora agashaka amafaranga agaha minerivare umwana ngo ajye ku ishuri ariko we yagera ku ishuri agakora ibindi bitandukanye na bya bindi akanywa itabi umukobwa akaba indaya kandi atari uko biteganyijwe cyangwa nawe agatangira kuryamana n'abarimu kugira ngo n'amanota y'ubuntu kandi yakabaye yiga akazana amanota agatangira kuryamana n'abaminsi nkawe n'abasheri bagatangira kukuraburiza nkawe ariko bakti wineza abantu mani ibyo ngibyo ntabwo ari byiza so izi boro ukora buri munsi zijya no muri Professor Mbata zijya muri Tech 5 experience uyikorera mu rugo waravuga izi no kuri filime uyu nguyu sesi uyu wagiye nona mu dore kandi so urumva bakti ni filime igamije donc nibyo icyo nicyo igamije kindi nanone twavuga hari uburyo bwo kwerekana isura y'indani muri kaminuza isura y'indani muri kaminuza kuko hari uburyo hari dukina comedy ariko hari naho twerekana ibirirwiri ariko by'indani muri kaminuza bigaba byafasha n'umuntu kujya kwiga muri kaminuza azi ngo azagenda mu yishusho azagenda mu buye buryo so nikigamije no guhindura imyumvire y'abateganya kwiga cyangwa se n'abarangije kwiga no kwibutsa nimba ari nk'umwarimu wakwigishije ari nk'umulecturer wakwigishije muri kaminuza wari fani wagira ngo dukoryo nk'iyo bamwe barayireba bakamwe ati unyibukije kanaka so ni muri ubwo buryo rero harya Professor Mbata iri he iri kuri Talentum TV yitwa
Talentum TV. abantu bazamenya se iryo zina ngo Talentum cyangwa bandike Prof Mbata bwabyo birahagije. Professor Mbata. Professor Mbata no ngo ni ryo zina ryayo ahubwo bitandukanira ku ma episode 1 2 3 kugeza uyu munsi tugeze kuri 4. Sasa hari abakomediye benshi cyane. Muri aba comedy hari categories z'aba comedians, hari abakora stand up comedy, hari abakora ni byinshi, acting comedy n'ibindi. Wewe i comedy yawe ni ngewe nshobora gufitinga hose. Nshobora gukora radio comedy nkuko nayikoze, nshobora gukora TV comedy, TV show za comedy, nshobora gukora stand up, nshobora no ku acting hose ndafitinga. Ushobora kuduhereza comedy kubijyanye n'abamotari. Abamotari bagira amanyanga menshi cyane. Abamotari bagira amanyanga menshi. Hari umumotari twari tuziranye. We duheruka donc kuva namubona inkweto yambara n'imwe. Kandi no afite ukuntu atwara moto amanywa na nimugoroba. Sasa yigeze kujya gukora skandale hano ukuntu umuturanye aba yabyaye. Hageze asanga n'ahantu mu basirimu donc urabona ahantu mu basirimu wageze urumva ugomba gukora inkweto of course. Yakuyemo inkweto uruhinja rujya muri koma. Ngo iki? Yakuyemo inkweto uruhinja rujya muri koma. So iyo nkweto yari ifite iki? Donc inkweto yari ifite ikiganiro mbwirwaruhame kuko yaravugaga umuntu uri hano uri kuri convention akayumva ari inkweto gusa. Urumva bagira amakoba urarenze papa. Noneho iyi gahunda urayikemura gute ya madam ko yagukatiye ubu ngo wese akomeza? Okay, urebye reka mbwire Bactin. Hari ibintu bimwe bikorwa hanze ahangaha ari film ariko abantu benshi batinda kubisobanukirwa by'umwihariko abakobwa. Ariko umusobanuriye byaraza kubyumva tu. Umusobanuriye tumwe ati iya filime twakoraga ni comedy donc ni filime turimo turakora igiye kujya hanze. Umusobanuriye arabyumva kuko no hakaba harabaye question yo kutagusobanurira wowe ubwawe ngo uzubizi cyangwa se nawe abazabizi. Ariko yakaba yabizi ko n'ubundi ababizi ko nkora filime. Yabwo ikintu kibayemo nkanacicika nkamwihorera nuko ahubwo ikintunguye n'ukuntu wowe uje donc sinzi ngembanje no kugira ngo wenda we nawe mwabipanze. Mbata we ikintu nagusabaga nuko watubabarira gusa. Okay, nta kibazo gusa ewana urabanteje kabisa. Urabanteje. Njewe iyo nakubwiye ngo nzagutungura ngomba kubikora. Nge Bactin nayimaze iminsi guhamagara mbwa ati uzampamagara ngenze twicare tuganire kuri film. Ariko ntago naguhamagaye nguze mu rugo nicyo kibazo. Mu rugo uzi ko namenye nahuye n'umunyonzi hariya mukubita Senksa ngo atuye nabajije ngo tuye hano muri karite kuko rumaze kumbwe ko tuye muri karite ariko hano nago bazabasenyera hano bashaka kutahasenya cyangwa bakazana hasenya batinze ariko buri muri plan yo kwasenya ko urabona ntago twaturana n'ahantu hameze hatya yari gutya nyine babyumva n'amanege. Noneho wa musiste yadufungiranye ari yafunza hanze turasokamo mwese nk'amaniga ntago muzi kukarenga wangu ngwino dufashe kwanza ariko shaba kogesheje fanta wallahi imvura yaguye donc ukuntu diri zimeze ariko yafunguye tu aka karyango se umuntu ntabwo akwinjirana ego kushu akakwinjirana imvura yaguye ariko narebe batanje bana mbabarire twiki ibindi tuzabonana ubutaha ya sawa narebe ariko bwira abantu bakurikirane Deranger kuri YouTube fite content twa Deranger na Professeur Mbata. Okay, ureke gukinisha abakobwa nta bana babiyo barakaye. Ndabizi kabisa Bactin kandi komeza umfashe tu. Fresh sana Big Towners Mbata akabieri kawe ukomeze no koza ibyombo wamushera nzamushaka ubutaha nje imvura narebe ndayigendamo until next time Big Towners mwabibonye next time nawe cyunga sana.